Reka tubahe ikaze mwebwe mwese mubara natwe mu buryo mwe kubundi mukunda itangazamakuru n'abanyamakuru kuko abanyamakuru n'abavugizi ba rubanda cyane cyane badashoboye kwivugira kuko hari igihe tugenda tugasanga hari abashire ushaka kwivugira kubera impamvu zimwe ku zindi ariko twebwe turi abavugizi badafite kivugira. Ngendi Clement Bagemahe ni umunyamakuru wigenga freelancer ariko tukaba dufite ngo tugenzura RMC uko bari twambaye izi mpuzankanora ni mpuzankanoro cyangwa ikarita amakarita y'akazi. Yes, amakarita y'akazi. Kambashimire mwese tubaye ikaze rero mu kigo tugiye kuba hari ku kishingiye kuvugizi bw'abaturage cyane cyane twagaruka mu muturage umwe. Ntabwo ndi jyenyine ndi kumwe n'umunyamakuru nawe w'inzobere nawe udasanzwe kandi umaze igihe mutangazamakuru. Turaguha ikaze my friend. Nitwa Nelson Mucyo nubwo ntambaye ikarita nka Clement ariko nanjye ndi mu freelancer cyangwa umunyamakuru wigenga muri iki gihugu cyaduhaye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo abantu benshi bakunda kuvuga ko mu Rwanda hatabamo icyo nakwita ubwisanzure bw'itangazamakuru ariko turabyemera kubera ko tumaze imyaka myinshi turi abanyamakuru bigenzura kandi aho tugeze dukora inkuru zacu nta muntu dukumira n'abaturage baravuga. Nanjye rero ndi umwe mu bantu basesengura inkuru zitandukanye ibibera mu bice bitandukanye by'igihugu rubanda icyo bavuga icyo batekereza turabisesengura ari nayo mpamvu uyu munsi nanjye naje kugira ngo dufatanye na Clement kugira ngo tugire ibyo tubaganirizaho ku nkuru y'umuntu cyangwa umuturage wo mu karere ka Ngororero witwa Nzanana. Urakoze cyane. Ntabwo ari gusezengura gusa ahubwo harimo no gutara no gutangaza yego inkuru. Gutara rero wajya gutangaza habemo balance nkuko bisanzwe. Ntabwo tubwisha itangazamakuru abantu batazi itangazamakuru ntabwo babyumva gutyo gusa namenye ibyo tuzi byari byo. Tubaye ikaze mwese rero. Merci beaucoup. Nelson Mucyo. Yego, fine, thank you. How are you, brother? I'm fine, and you? I'm very fine. Very fine. And your family? My family is okay. It's very nice. Me too. Ok. Qu'on passe en francophonie? Comment est ta famille? Comme tu veux. Ma famille vont très bien. Aimez-moi que moi. Ma femme, mon fils. Aimez-moi que moi. Déjà, j'ai répondu. Tu as déclaré, moi je réponds. Tu as répondu, moi j'ai répondu aussi. Très bien. Aimez-moi que moi, nous sommes des francophones et bilingues. Il va bien ton fils? Ton fils, il va bien? Mon fils Manzi. Il s'appelle Manzi. Il va très bien. Ok. Très bien. Votre fils Aylan? Oui, il s'appelle Aylan, il va très bien. Okay, merci. C'est un garçon génie, c'est un garçon qui aime, qui aime le chanson, qui aime chanter. Mais il est toujours qui aime chanter. Au bas âge. Il est vraiment, il y a au bas âge, mais il est aussi brillant. Tu commences maintenant à c'est un type brillant oui. Tu commences déjà à détecter cet talent? Oui, c'est pas aujourd'hui. Il est créatif. Ça fait plus longtemps que j'ai détecté. Oui, très créatif même. Merci beaucoup. Merci. Tuelekee aho tugaruke. Hata kwa Swahili tunaweza tukaingia. Hata kwa Swahili. Swahili cha Kisasa, Swahili cha Kingwane, hata hiyo ya Goma ya Birerea, unapase à gauche na à droite. Nous sommes là. Tunaweza kaingia kwa Swahili. Ya. Okay. Murakoze cyane reka tugaruke mu Kinyarwanda inshuti bakunzi badukurikiye aho muri hose katubabwire yuko birakwiye yuko ikintu tukivuga mu mabara yacyo ikintu cyaricyo cyose cyangwa uko situation yipresence imbere yacu tuba tugomba kuyivuga twebwe uko ibihe bigaragaye yego ngishusho yacu ni yabo tuba tugomba kubivuga uko bimeze byo bita mu gifaransa noir sur blanc umukara kumweru nta kintu duciye ku ruhande tureke gukora icyo bita interpretation yego hano ntabwo twabije. Urakoze cyane. Yego bite byiza cyane tonton. Turabashimiye mwese mubara natwe. Hanyuma ikiriho nuko tugiye kubareka uko mu nkuru zacu ari inkuru duherutse gukora reka tubisigureho kuko abatamenyera iby'itangazamakuru mujye mumenyera uko ibyo bintu tubigishije ni byiza. Bagomba kumenya imirongo bigari y'itangazamakuru mu Rwanda mu biyaga bigari mu Rwanda no kwisi.
mu Rwanda no ku isi no ku isi nuko yabivuze. inkuru. Okay, rero hagati aho ngaho ngende Clement Bagemahe ni Mucyo Nelson, Ndi Nelson Mucyo, turi abanyamakuru bigenga ariko twemewe n'urwego rw'igihugu rw'abanyamakuru bigenzura RMC, Rwanda Media Commission. Buri mwaka tuba twemerewe kurenuvera, gukora amasezerano mashya kandi urwego y'imikorere n'imikoranire mu itangazamakuru, kandi twebwe uyu mwaka turi accredible, dufite accreditation. Ntacyo yego, ibyo nibyo uvuze, ariko ntacyo bivuga yuko uyu munsi Clement cyangwa ngiye Mucyo cyangwa mugenzi wacu wa Nagle uri nyuma ya kamera, hari inkuru twe twumva ifite impact ku baturage b'iki gihugu cy'u Rwanda, dushobora kujyayo tugafasha wa muturage kubuvuganira, tunabwira na leta ko inzego nicyo twe tubereyeho, tukabwira n'inzego za leta z'igihugu zishinzwe gukemura icyo kibazo zikagikemura. Hari abakeka yuko gukora inkuru zo kuvuganira abandi baturage bisaba amafaranga, bisaba ruswa, bisaba ikintu runaka. Twe suko dukora. Ni igihe cyose wakumva yuko ubangamiwe, utotezwa, hari ibintu bigukorerwa binyuranyije n'itegeko cyangwa n'amategeko y'u Rwanda, kandi bigamwa gutangazwa n'abanyamakuru, wumva ko itangazamakuru ryagufasha, icyo twe tubereye, duhamagare, tuze tuzishyura itike, tutare inkuru tuyitangaze. Twebwe nk'abanyamakuru bigenzura cyangwa bigenga, aba freelancer, twemere kwitangaza ku binyamakuru byose twifuza. Vuga abanyamakuru gusa mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura, kuko hari abanyamakuru bafite ibigo bakorera yanditswe izi karita, kuko twe twanditswe freelancer, ariko hari abanyafite amakarita yanditse ibigo byabo bakorera, so twabitangaza none tukamenyesha inzego zibishinzwe zigate kureba, kuko twe dushinzwe kumenyesha ibibazo abaturage bafite, inzego zifite mu nshingano zikihutira kubikemura, nta kubasaba ngo nta shishishishi. Ndakubwiye ngo umuyobozi ushinzwe ibintu iki kibazo urakizi, uzagikemura urakizi, ntacyo nzi cyangwa ndakizi, nakikumenyesheje. None niba ukizi uragikora hute, wagikoze wiki, uragikora wiki. Urakoze, dufate bisi tuvuye i Kigali, tuvuye Nyabugogo, tugiye mu karere ka hehe, Kangororero. Urakoze, introducinga case. Bashimye mwese. Okay, tangira ikibazo uko kimeze gute, tangira inkuru. Twageze mu karere ka Kangororero, twavuye i Kigali, ukoresha icyongereza cyane. Introducing a case. Okay. Babikamo ibiceri. Ni ukuvuga ngo vuga ikibazo uko kimeze. Ariko mbere ko vuga ikibazo, turaguhagurukiye ari umunsi umwe. Mu gitondo saa 12 n'igice twahuye, ari mu gitondo kare. Turahagurutse tuvuye i Kigali. Turahagurutse i Kigali tugiye mu karere ka hehe, Kangororero. Hari cyari tujyanyeyo. Ariko twaciye mu turere twinshi. Twaciye mu karere ka Kamonyi. Oya. Wowe ni kuko ari igizo nce ubamo. Wewe waciye hehe wewe? Naciye mu karere ka Nyarugenge, Kamonyi, Muhanga. Naciye mu karere ka Gasabo. Yego. Ninjya mu Nyarugenge. Yego. Unsanga mu karere ka Kamonyi. Unsanga mu Kamonyi. Ku Ruyenzi. Ka Kamonyi tubaje mu karere ka Muhanga. Ka Muhanga, tuva Muhanga. Muhanga. Ni Muhanga. Twerekeza Ngororero. Twerekeza Ngororero. Ariko wa muhanda waho. Ujya utunguka Karongi burya. Tukareka Karongi. Tukajekata twerekeza Ngororero, nyuma Ngororero tugera mu karere ka Nyabihu ndetse na Rubavu. Yego. Natwabaye. Reka twigarukire. Urakoze cyane. Habaye umunsi umwe, nubwo atari ngiye uri butangize cyangwa kuvuga ikibazo ko giteye, umunsi umwe umuntu tuye abanyamakuru twakira amatelefone atandukanye. Byagenze gutya, no kuvuga ngo uyu mugenzi wanjye ni umunyamakuru nko yabibabwiye, wigenga, yemerewe gutara inkuru mu Rwanda hose, yewe no ku isi hose, mu biyaga bigari no ku isi. Yumva hari umuturage wabangamiwe, aravuga ati reka maguruke ngende mu karere ka Ngororero. Ankoraho ngewe nandi umunyamakuru bigenzura,
cyangwa wigenga, arambwira ati Mucyo tugende mu nkuru. Twayigiyemo turi babiri. Reka mbabwire abantu bakurikiye Ibendera TV, igira n'ibendera ntukwiriye kumva ko ubangamiwe n'abantu bakwiriye bashinzwe gukora iki, kukurengera. Ubuyobozi bw'ibanze, duhere ku rwego rw'isibo, umudugudu, vuga ngo inzego z'ibanze, umudugudu, isibo, umurenge, akagari, umurenge, akarere, intara, n'izo nkeragutabara. Nta muntu ukwiriye kuguhutaza. Twebwe n'abashinzwe irondo, n'abashinzwe irondo, twebwe ntago dukurikiza amategeko. Amini tuvuga ngo wenda turashya amategeko mu bikorwa, ariko twakuvuganira. Urakoze cyane, ijwi. Niyo mpamvu Clement rero nanjye twahagurutse tujya mu karere ka hehe, Kangororero. Clement, ikibazo cyagenze gute? Urakoze cyane. Tuzi ko dukurikiye aka kanya ni byiza, kuko inkuru zatambutse zitambuka mu itangazamakuru bibiri. Itangazamakuru cyitwa hanga.rwa, cyitwa ibendera.com. Yego. Ubu rero twicaye turi mu Ibendera TV online. Turi mu Ibendera, ariko tugiye kuvuga ikibazo cyagenze gute. Ariko ndumva kubabwira kugira ngo wumve uko byasakaye. Byagenze gute? Nk'abafreelancer. Tangira. Shuti bakunzi mwese mudukurikiye, baturage, bavandimwe, namwe bayobozi n'abayoborwa n'abaturage nyine, abaturage buryo bayoborwa ntabwo bayobora cyane rwose. Nyuma yuko tumanze kumenya amakuru yuko hari umuturage, umubyeyi, umupasitoro, rwiyemezamirimo muri PSF ya mu karere ka Ngororero. Yego. Ndacyari kuri Cyome, na akagari, tukagira mu murenge wa Gatumba, mu karere ka Ngororero, witwa Nzanana Fidel. Akaba n'umuyobozi wa Croix Rouge. Akaba nawe na Croix Rouge muri ako gace y'u Rwanda, mu kagari ka Cyome, murenge gutyo. Yego. Yewe yanigeze kubaho n'umuyobozi mu nzego z'ibanze. Ariko akaba amakuru dufite, akaba yagize uruhare mu kubaka, mu gufatanya, yagize uruhare runini mu kubaka urwibutso. Urarubonye rwa hariya kuri Nyabarongo. Murarubona niko bimeze. Nyabarongo. Yego. Uva Muhanga winjira muri Ngororero. Yego. Rwibutso ruhari. Mu ruhari. Duhereye ku rwibutso turarubereka. Yewe Nzanana akaba afite n'uburyo, kubera ko akarere abaturage bagaragaza ko bafite ikibazo cy'imirire mibi. Yego. None twajya mu bana bafite imirire mibi, yagize uruhare mu kugira ngo abana barenze, turaza kubabona mu kanya, barabivuga. Hari abana barenze 200, 300. Yego. Yadashoboka rebe nimba barinda barenze. Yego. Uyu muturage yatubwiye ko barenze 300 buri weekend. Yego. Bahabwa indyo nziza yuzuye, babikesha nde? Nzanana Fidel. Icyakabiri ukiraho, uretse ibyo bikorwa, hari ikindi gikorwa akora mu rwego rwo kugira ngo yoreze ubutumwa cyangwa gahunda za leta zitandukanye, yaba iza COVID cyangwa izindi gahunda zo za leta. Nzanana yashinze amaradiyo abiri. Iya mbere radio iba hariya muri isoko rya Cyome, hariya twageze kuri kariya gasantre, turabereka nabyo. Yego, turabereka radio ya Cyome ni Nzanana wayishinze. N'indi radio ikorera Ngororero hariya mu isoko rya Ngororero yarayishinze, nayo yarayishinze, kugira ngo ashishikarize abaturage kumva gahunda za leta. Nzanana akaba ari umuyobozi wa PSF. PSF ni iki? Ni Private Sector Federation. Okay. Babyushe ni urwego rw'abikorera. Urwego rw'abikorera rufite inzego zigiye zitandukanye mu karere, mu murenge no mu kagari, yewe hasi kwizaza. Abikorera no uhera ngo mu kagari, no mwisibo, mu kagari, mwisibo, mu mudugudu, mu kagari, umurenge, akarere, intara no ku rwego rw'igihugu. Rero mu murenge wa Cyome uriya mugabo Nzanana ni rwiyemezamirimo mu kagari ka Cyome, umurenge wa Gatumba, mu karere ka Ngororero. Uriya mugabo witwa Nzanana Fidel niwe ukuriye abikora ku giti cyabo ku rwego rw'igihugu, donc ku rwego rwa PSF mu rwego rw'igihugu. We rero akuriye ruriya rwego hariya Cyome mu kagari ka Cyome, ariko Gatumba banzagerayo mu kagari ka Cyome, kuko nawe twasanze ibikorwa bye byinshi. Afite amabutike hariya, akora mu isoko rya hariya Cyome, afite urusengero
n'umushumba ntabwo ari pass ni representant legal w'itoro ryitwa IDPR mu Rwanda hose ashaka ari no kwisi nta bamenya ko ibyo bitodabi bya pastorale bye. Hanyuma uwo mugabo nanone tubabwira ni umubyeyi w'abana bangahe, abana bageze ku 9 n'abandi arera, akaba afite abandi bana barera. Hari umwe wamubabaje witwa Birungi, turaza kumvisha amajwi Birungi arivuga murabona byose muri video twafashe. Uwo mugabo akaba ari umubyeyi w'abo bana 9, akafite n'abandi bana arera, harimo umwana wabaga muri Uganda witwa Birungi, watubwiye ati gose ubu mbayeho nabi kuko nabuze papa wanjye, kandi yavuye Uganda yego ageze za Kabuhanga n'ahandi hose yego baramuta azana amaguru atoragurwa n'umuntu amugeza agera kwa Nzanana aramwakira. Nzanana yaramwakiriye aramugaburira amaze kwa mukuru kuri we afate to kubitindaho aragivugira. Tukomeze kwindi step. Uyu Nzanana nanone tubabwira afite itorero ryitwa IDPR nkuko mugenzi wanjye yaramaze kuyabwira. Afite abashumba yobora batandukanye, afite ba vice representant legal n'abakristo, afite abakristo benshi ayobora, afite n'ibikorwa by'itorero yego. Icya gatatu yakoze mu nzego z'ibanze, mu nzego z'ubuyobozi, ku buryo n'uyu munsi tuvugana n'ubona umuyobozi w'urwego rw'akagari ndetse n'umudugudu bicara bakavuga ati dushingiye ubuhamya duhere mu isibo tonto yego my friend, urwego rwa mbere mu gihugu ni isibo umudugudu urwego rwa mbere n'abaturage ugomba kwiyobora yego, ariko urwa kabiri rubisibo kuko rwakira ibibazo by'umuturage mu isibo yego. Urwego rwa kabiri rwa gatatu yego uraza kuba umudugudu yego ucyanare mu isibo ubundi bigera mu isibo byanyanye mu muryango ariko none biva mu isibo bijya mu mudugudu ariko mu mudugudu nanone biva mu bijya mu kagari biva mu kagari bikagera mu murenge umurenge byananye mu njyanama y'akarere abyumvise ndabyumva aho hose urumva ko bikorwa giye. Uwo mugabo rero akaba afite abayobozi muri izo nzego ndashaka kubabwira muri iki gihugu kubona njyanama umuyobozi ushinzwe cyangwa umuyobozi w'akagari agafata komite bakicara ntibavuge gusa ahubwo bakandika ngo ibikorwa uyu muntu dushingiye ku bikorwa akora ni inyangamugayo n'umugabo twahamiriza twatangira ubuhamya. Hanyuma byose tuvuze kuri uyu mugabo rero byaviriyemo ko yaje guhohoterwa agirwa inzererezi ku matariki umugore waza kuvuga kuri Twitter tuza kubereka ariko n'ubuhamya bw'abaturanyi be ndetse n'inzego zitashatse ko tutagaza amazina yazo kubera ko tuzigeraho turazihisha kuko mu itangazamakuru mutashaka ko agaragara n'ijwi ngo rihinduke akabisaba turabikora. Tugiye guhera kuri iki kintu tonton bamutangariza ko tukiraho batangaza ko yashimuswe yagiye nk'ushimuswe kuko n'umumotari nyirizina twavuganye nawe baraza kumumva uko baramubona baramwumva mubona ariko turamuhisha kuko yasabye ko atagaragara. Aha ushinzwe umutekano muri Cyome ya centre mu isoko umuyobozi mu nzego za leta zibanze yaratwibwiriye y'isoko rya Cyome yaratwibwiye ati njyewe ariko hano bavuga ikintu kitwa NMC kibabangamira nawe sawa. Mbere yaho rero mbere ko tuza reka tubise ko ari Bendera TV ngendi Nelson uyu ni Clement Bagemahe tugiye kugaruka none tubabwire tubavira umuzi buryo urugendo rwacu twarutangiye tumaze kumva ibyo bintu byose byagenze gute rero. Uko byagenze kose twagiye twagurutse i Kigali tugera Cyome tuhageze tusanganirwa n'umugore wa Nzanana Fidel n'abantu bakorana mu itorero n'abandi baturage bari aho batubwira uko ikibazo kimeze batubwiye ko bigenze gute yagenze uvuga ko bose bagarutse ukuntu Nzanana yagiye
atangirwa murabyumva abo turi kubivuga kugira ngo mwumve ko mujye kubireba yego Nzanana agiye kugemurira umurwayi ariko kuri hopitali yitwa Muhororo iyo ari umurwayi yagiye kureba ariko ajyana ibyo kurya by'abarwayi kuko ari ukuntu ngo umutima bugwa neza nibyo akora akenshi babimuziho umumotari we usanzwe umumotari umumotari rero kuko yabonye situation y'ukuntu ngo bagera moto yakurikiye hari moto y'umusivile y'umuntu wambaye civile ariko atari umusivile yari umupolisi bikekwa ko ari umupolisi haba hagaragaye pandagari ya polisi nyuma mbere yaho yatubwiye ko yaje agenda iyo moto imukurikiye inyuma yewe banahagurutse hariya mu kagari ka Cyome abona iyo moto abona imbere ye hari imodoka ya polisi iri kugenda ikora zigzag ikora zigzag uretse gake nkishaka kubateza impanuka niko yivugiye muraza kubyumva muri clip yacu hanyuma yumva ijwi rya wa mumotari riramubwira ati hagararaho wumva icyo iriya modoka ishaka kubwira yatunguwe no kubona ahagaze umumotari wa undi w'imoto yavuze ngo reka barabona dutangira kandi abona imodoka ya polisi hagarara twumve barabyumva yego agiye kubona abona ya moto yari muri nyuma ahubwo ni umwe mu bantu bamunekaga bamwirukaga inyuma yahise yagarara ariko mu modoka ya pandagari bavuga pandagari imenyereye ko ari pandagari ni imodoka za polisi ni izina barihimbye kubera ko hashobora kuba hari umuturage wamvuze ngo pandagari bakarwita pandagari inzego z'umutekano z'u Rwanda ndetse n'ibiyaga bya hano bakunda gukoresha igiswahili pandagari bisobanura ngo urira imodoka ya polisi bayitira ngo ni pandagari nibwo ni polisi that's fine kome turenge ihagaze bahita bavamo bavuga ko havuyemo komanda yego komanda ntituzi komanda uwo ari we madamu Nzanati namenye amakuru ko harimo DPC yego abaturage baturanye na Nzanati batubwiye ko babonye DPC wa Ngororero ariko motari akavuga ati yari komanda turavugisha kuri kandi komanda wa polisi ya station runaka sivyo arangije ahita baza ngo Nzanana yarabaze kuva mu modoka yego kuri moto babanje kwaka ibyangombwa umumotari barabifata ati wa mugabo we ambara amapingu akwita mu cyo bita amapingu bamwinjiza muri pandagari barangije bafata ibyangombwa babisubiza motari bamuhana bya biryo bari bagemuye ku bitaro rya Muhororo ati bisubize hehe mu rugo yumvaga bishyushye shoka byamutwitse bari ntabwo akumva ikintu ko gishyushye takutwitse shuti bakunzi bakurikiye ibendera reka tubabwire Ibendera TV ubwo Ibendera TV nuko inkuru imeze hanyuma nyuma yo kumuta muri yombi cyangwa kumwambika amapingu oya byakomeje yaje gushakishwa yabanje arabura ariko motari abwira madame we ariko ni modoka yande iya polisi pandagari idutwaye iramutwambuye ku ndagarutse musubirane ibiryo kurya byanyu yego umugore wa Nzanana atangira urugendo gushakisha ajya muri ribu ati kuko azi iyo bafashe umuntu ari ribu umufasha ribu yo ku murenge yagiye Gatumba ku murenge ashaka y'umugabo ati nitwigeze tumenya n'irengero ry'umugabo wawe ntacyo tuzi nta dosiye dufite hano kagira inkuru kuko yagiye nta complication yigeze uduhaye inkuru nshya tutatuzi nyuma kuva ku Gatumba ukiraho twibutsa abaturage yuko na polisi abadukurikiye ariko abantu bari hano badukurikira batazi ko ari abaturage tubibutse mbere ko Clement akomeza polisi nubwo ari polisi y'igihugu nubwo ari ribu mbere yo guta umuntu muri yombi hari inzandiko zimuta hehe zisoka zimuta muri yombi ariko bamufata nazo bari bafite izo kumuta muri yombi nazo zibanzirizwa na muturage ahurye umenye ngo urwandiko ruguta muri yombi ni rwanyuma hari izindi zihamagara confiscation izo bita confiscation bagwa amagere bwa mbere bwa kabiri bwa kangahe uwo mugabo tubabwira uwo mugabo wari ukuriye ziya nzego zose nta rwandiko
rumwe yigeze abona kuko gaza n'ubu yahise ageneshwa mu kigo cya Transit Center, ikigo kijyanwamo abantu bananiranye, abantu turabigarukaho. Alright. Hanyuma ubwo uwo mugabo abatawe muri yombi. Ubwo tugeze ku murenge aho madamu wagiye kuvuga ati ese nta mugabo wanjye waba uri hano muri kasho ya ribu, muri prison ya ribu, aho ribu ifungira abantu iri kubashaka amakuru ku byaha bibaregwaho. Baje kumubwira ribu, iramubwira ati yewe nta nkuru nta n'umugani tuzi, uyu muntu ntitumuzi. Mudamu akora iki? Ko yarumvishe ko ari DPS wamufashe, yarumvishe ko ari polisi yamutwaye, ajya ku karere. Ahageze ku karere yashatse nde? Yashatse vice mayor. Yego. Vice mayor amushatse amuha undi muntu uramwakira. Yego. Umugore ageze ku muntu vice mayor yamuhaye ngo amwakire. Amubwira nabi ku rwego rukomeye nk'uko murabyiyumvira. Uyu mudamu abivuga mu gahinda ke. Aramutokinga. Kutokinga, kwiyama, kugwa satani, kukushwiragiza. Yaramubwiye ati vimbere. Muyibaze umugore wabuze umugabo we, papa w'abana bangahe 9 n'abandi bana benshi arera, akaza kuvuga ati nyamara hashize iminsi 2 cyangwa umunsi umwe cyangwa ingahe nabuze umugabo wanjye, nagiye kuri ibu namubuze. Nago mwambe ndambwa ati hoshi nibaramubwiye ngo toka shatani, ariko nibyo nibye ariko nonzego zimwe zubuyobozi bwite bwa leta zibanze tagasuzuguro sugura muturage imbere kumva ko, ariko si zose ni hamwe na hamwe nzego zimwe bamwe bakora mu nzego batukisha inzego za leta, basebeje batukisha bakanasebesha inzego za leta. Reka dusimbuke rero. Byarangiye hamenyekanye ko yehekejwe mu kigo cy'inzara. Byarangiye wa mugabo twabwiye ufite zira titire zo twabwiye, utarigeza ibiyobyabwenge, utarigeze yiba, utarafatanye ibihamya ko ufite igihamya yuko hari ibintu byiza akora, zamya ko ari imfura, ari umuntu mwiza, aho kumugira nibanga cyangwa imbabazi ngo bamujyane ahantu ari bugenzweho ibyaha no guha agaciro ibyo yakoze yakoreye igihugu, bahise bamwitura kumujyana hehe? Mu kigo cy'inzererezi, icyo bita mu cyongereza ngo Transit Center ya Kabaya. Iyo avuye uhita ujyanwa ahantu hitwa Iwawa. Iyo bakuvanye bakujyana mu kirwa cy'Iwawa. Baturage mutwumva ibi bintu, namwe bayobozi bane mutwumva. Bashaka ko atari abaturage, ko abaturage n'abantu batuye, ahubwo bantu mwese mutwumva. Harimo abayobozi b'inzego z'igihugu, abayobozi bafata imyanzuro mu gihugu, ba ministers. Yewe dore ko no mu ma recommendation dufite muri izi clip zacu z'abaturage, hari abaturage bati nyabuneka izi nzego muzidutabarize, zidutabare. Harimo urwego rwa presidence, batabaje president wa Repubulika, batabaje ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Marie Vianney, baramutabaje. Batabaje umuyobozi mukuru wa polisi IGP Dani Munyuza, batabaje umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau. Jano Ruhunga. Yego. Batabaje yewe guverineri w'intara, batabaje meya, batabaje urwego nihuza mbere yabo. Yego. Umuvunyi mukuru w'igihugu. Kubera ko yakore mu karere meya arahari, muraza ko ibyo meya yavuze, muraza ko ibyo bitandukanye, ariko baravuze ngo uwo mubyeyi yaravuze ngo abansabye bazi tinya umubyeyi w'umudamu ahamagara ngo izo nzego tuvuze kuva kuri Perezida wa Repubulika kugera ku muvunyi kamanuka baze ngororero bamumugabo wanjye umubyeyi barashonje abana avuye mu ishuri turapfuye turashonje. Hari umwana njyewe nabonye w'uyu mugabo witwa Nzanana, witwa Seriez, yitwa Seriez, yanze ishuri
afite umujinya n'umukobwa yaravuze ati njyewe data naramuze niwe wankundishaga ibyo uretse gakese ntabwo twashatse kubera imyaka bafite kubera ko abana gupfa kubafotora ngo ntabwo twari kubafotora kubashyiramo okay tonto reka rero tugaruke rero hehe tugaruke ikibazo inshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye n'abandi bose badukuriye ku isi yose mumaze kubyumva ikibazo uko giteye tugaruke ku bintu nka bitatu ingingo eshatu mbere yuko tuzakumva izi clip icyambere twababwiye ko uyu mugabo mu nzego yarashinzwe harimo PSF turi kubibutsa ingo z'ingenzi PSF mwabyibutse tuributse ko kandi nanone yarashinzwe Croix Rouge y'u Rwanda turabereka n'amafoto yambaye Croix Rouge uyu mugabo ese koko ni na pasteur w'itorero IDPR aha reka tubabwiye n'akandi kantu mbere ko tujya twiya ngo tubareke mukurikirana izi clip tubibutse ko ikigaragaza ko uyu mugabo yahohotewe ariko tutari twamenye impamvu yabite kuko na zimwe mu nzego zitubwira ko zitazi ikibazo ko giteye tubabwire ko bukeye bwaho yafunzwe kuwa kabiri kuwa gatatu bafunze nde bafunze mukuru wanzana witwa Jean Dodier nawe arimo nawe n'ubu tuvugana bamujyanye muhehe mu nzererezi tukavuga ngo ese ibi bintu iyi mikorere inzego nkuru z'igihugu iyo zibyumvise zisanga biri muri norme cyangwa mu buryo bw'imikorere inzego z'imikorere ese birakwiye koko igihugu cyiza igihugu giteye imbere igihugu gifite imiyoborere myiza itegeko nshinga ryiza gifite ukuntu irengera abaturage nta muntu ugomba kuvogera rifite n'umuyobozi w'igihugu uha agaciro abaturage mwebwe muri kwima agaciro mw'abayobozi vuga ngo umuyobozi w'igihugu reka dushyiremo inyito ya nyayo yanditswe mu itegeko nshinga perezida wa repubulika uha agaciro abaturage uko ikibazo kimeze mwacyumvishije ariko reka tubanze tugaruke mbere yuko tubimusha amajwi ndetse n'amashusho y'aba baturage uko baraza gukurikirana ese niki ubuyobozi bw'aka karere ka Ngororero bwo buvuga bwavuze iki urakoze cyane mu kiganiro twagiranye na meya wa Ngororero kuri telefone ku murongo wa telefone yego yavuze ko ngo muba bafashe ntazi kozana narimo ngo agiye kubikurikirana arebe ikibazo gihari bagikemura tugende ijambo kurindi mubo abantu mu bantu bafungiwe hariya mu bantu muri transit mu kigo cy'inzererezi nago tuzi ko nzanana arimo ariko tugiye kubikurikirana arangije ahita yivuguruza kuri Twitter mbere yuko yivugiriza kuri Twitter njye ndibuka amajwi twamuhamagaye turi kumwe yego yaje kuvuga ati ngo ariko ikibazo cy'abantu bahungabanya umutekano ndetse bacukura amabuye y'agaciro twari tukubajije ikibazo cy'amabuye y'agaciro wa mugabo meya ufite brain sinzi meya ari ukuntu baza wumve ba meya b'u Rwanda bamwe muri ba meya b'u Rwanda naragiye bavarira ku buyobozi ntibasubiremo kwerezo iyo myitwarire abonye n'umuntu wageze gutya imbere y'umunyamakuru baramubaza arangije agira gutya ayisubirira wa Musanze tubyihorere tubyihorere vice mayor meya ubwe arangije azana mu ngo s'il vous plaît mugiye kubikurikirana arangije ngo abantu bacukura amabuye y'agaciro ntacyo mubajije ndi umunyamakuru nshinzwe kumubaza muri angle nuko ikibazo giteye nanamusobanuriye icyari cyo mubwira uwari we muraza kumva amajwi weho meya wa Ngororero kariya kanongeyeho umunyamakuru nta nubwo yari akazi yarakubaje ngo ese wabuze ikibazo yuko umugabo witwa Nzanana Fidele ari mu nzererezi uko usanze umuzi yarakwiriye gufungura mu nzererezi wasubije ibintu bitari bikwiye gusubiza umva nkubwire meya wa Ngororero wowe nundukara nkawe muyobozi twakubaha tugomba icyubahiro cyose nyakubahwa wararengereye cyane ntabwo wagomba kukivuga cyamaye agaciro none se niba utaruzi ikibazo cya Nzanana iby'amabuye y'agaciro utazi ko nari mubo mwafashe iby'amabuye y'agaciro wari uzanye reka abaturage badukurikiye mwumvi audio ya meya mwumve ko twari tumubajije ku bijyanye n'amabuye y'agaciro aho meya ari bugere bamwumvirize mwumve mbare mwumvirize
abuza ko atazi ko uwo muntu ari mu bo bafashe kwagiye kubikurikira yego akagaruka ngo ariko ababuye agaciro ngo arabujijwe ngo rererere ngo ibiki ntabwo no mu nkuru yanditswe iki kintu muri hanga.rw yego nubwo yasubijwe ntamubajije ko ninjye ukoze interview Clement kumwe nawe twakoze interview iki kintu kinyibutsamo ikintu yego kinyibutsa ikintu umwe mu bayobozi yatubwiye ati ibi bintu birimo abayobozi ariko bikabimo n'ikigo cyitwa NMC yishemo n'aba bayobozi n'abapolisi n'abaki reka tuvuge gutya mu by'ukuri uretse mu by'ukuri ihangane gato yego kuba baravuze gutyo twibutse abadukurikiye muri aka kanya nta convocation ya mbere yaje nta ya kabiri nta na mandat d'amener yaje niyo yabashe ubundi wafashe nzanana hari mandat d'arrêt yerekanye nayo niyo hari mandat d'arrêt yerekanye nayo nuko baraterekanye mandat d'amener convocation ya mbere convocation ya gatatu mandat d'amener mandat ibyo abanyigivuze mu gifaransa basimurira batazi igifaransa ariko n'urwandiko rwa mbere ruhamagara rwa kabiri rwa gatatu none urwandiko rutuma umuntu yazanwa n'inzego zibishinzwe n'urwandiko rwose rwemera ko wahagarikwa aho uri ukaryanwa mu nzego zigushaka urabisobanura mu kinyarwanda urabisobanura ntabyo umugabo yigeze abona nyuma yaho ahise afatwa mu nzira bashaka no koresha impanuka ajyajwe mu nzererezi ajyajwe mu kigo cy'inzererezi dufate ko meya nyakubahwa meya nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Ngororero ariko nyakubahwa nibwo abanyakubahwa bari mu gihugu muvandimwe nyakubahwa muvandimwe dufate ko nyakubahwa niyo uri mugabo yaba ibyo wowe iyo kese tuwe tutatuzi wazanye muri kiganiro kuri telefone niyo yaba abirego ese yari kujyanwa mu nzererezi oya muri ibyo byose icyaha yakoze muri twita yavuze ngo abange ituze n'umutekano w'abaturage hari ibyo mwamureze ngo ubugenzacyaha bumukurikirane ariko ijwi rya CP Kabera Jean Bosco yego muza kumva muri iki kiganiro muza kumva muri ko twaganiriye nawe murasanga nawe atazi ko abaturage bamuvuga ko ari polisi yamufunze uyu muturage ariko kuri Twitter meya agashinja icyaha nyirizina batagejeje mu nzego z'ubugenzacyaha batanamenyesheje umuryango w'uyu mugabo uyu muryango nawe agatwarwa tawe convocation uyu muryango haregwa icyo umuryango icyo uburenganzira bw'uyu muryango n'ubuhe tubibutse abakurikiye ibendera uburenganzira bw'uyu muryango no kuvuga ngo umupapa w'umuryango iyo afunzwe umuryango uramenyeshwa ukanamenyeshwa aho uyu mugabo agiye gufungirwa kugira ngo umugereho ukanamenyesha ibyaha ari gukurikiranwaho ukanamenyeshwa aho ajyanywe kugira ngo bitagaragara ko ashimuswe n'abantu batazwi. Hanyuma twebwe tumaze kumva iyo kese twakoze iki? Twahamagaye meya. Ntitwagomba guhamagara na undi. Ni meya. Ni meya kuko yafunzwe, uwo mugabo yafunzwe na vice meya harimo amabifu. Yewe tuhamagaye na meya yinyuraguramo meya winyuraguyemo cyangwa hari amagambo aciyemo uravuga yego nubwo abanyamakuru abantu bareba bakashaka kwivugishwa ngo abanyamakuru baravuga ibiki umuturage ukurikiye ibendera wumvira ijwi rya meya urahita usanga mumbabarire ni terme niko bavuga winyuraguyemo meya munyamakuru mugenzi wanjye wisamye wasandaye ntabwo yigeze yibwo yisama yisamye ryarisa kuko nyuma yaho ubendera.com yanditse inkuru ijya mu hanga.rw ego ariko muri Twitter zahanga.rw meya byasubije kuri Twitter nabyo birajyamo birimo turabibaha yashinjije ibintu twebwe atari wakabe bishinja ahubwo byakabe bivugwa na Murangira Dr Murangira Bitieri nitunabishimangire cyane kuko abaturage muraza kwikurikirana clip turazifite dufite ama Twitter twandikiye Mufuluke no yes ushinzwe ama Twitter Mufuluke yasubizwe na baretse gace na meya
meya yego Shinzadanana. Ngororero Binatagiye ribu. yego hari Twitter ya Ngororero muze kwikurikirana abadukurikiye kandi muraza gukurikirana akababaro k'abaturage ndetse murakurikirana inzego aba baturage bari gusaba ko zabarenganura ari natwe twebwe twumvisha akababaro k'abaturage turavuga ngo niki twakora turavuga ati reka noneho tuyahamagare meya tumenye ko abaturage batuye ati twebwe ibibazo ntituzi ikibazo cyatumye batujyanira umuntu munzereze twahamagaye meya adusubiza uko muza kubikurikirana nyuma aho turavuga ati ntabwo turi buhamagare yari okay byose barabikurikirana turavuga ati ntabwo turi buhamagare umuvugizi wa RIB cyangwa umuyobozi wa RIB kuko ntago RIB ifite iki kibazo na nubwo nayikize turavuga ati reka duhamagare wabatwaye Twanze no guhamagara Mufuruke ago Mufuruke yasubije ari kuri Twitter avuga ko nawe atazi interview zacu ntabwo twari kumubaza kuko wamutwaye ni polisi twagomba kubaza indego z'umutekano hanyuma imfura CP John Bosco Kabera yatubereye imfura tuvuga ati bavandimwe mu mpaya makuru na nubwo iki kibazo ngewe nari nkizi tugiye kugikurikirana ese tuzamuhamagara ese CP John Bosco Kabera waragikurikiranye ubwo tuvuze urwego rwa polisi umuyobozi wa polisi yego kandi baratabaza Inspector General Inspector wa polisi Afande Dani Munyuza noneho bagahamagara Perezida wa Repubulika Paul Kagame Afande Paul Kagame His Excellency ariko ni afande ni mugaba mukuru w'ikirenga umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda w'ikirenga bagutabaje nyakwa president bakazana mugatabazi Minister of Local Government ufite abaturage mu nshingano ubutegetsi bw'igihugu umugabo ujyuke muri bibazo neza cyane rero gatabazi ashobora kuba atarabimenye baranabimenye ukuri kimaza azavanura mugabo hari reka nkongorere ngicyo nzicyo ariko arutwe mari makire tuba tumuretse gato ministre w'ubutegetsi bw'igihugu witwa Jean Marie Vianney reka nkongorere nabimenya meragowe yabimenya ariko ntabwo yabimenya nubimenya uretse gake cyane babyumve buriya gatabazi yego ibintu byakabaye bikemura nabyazi Perezida Kagame atarabimenya kubera ko ariko PSF seyo ntabyo yakoraho PSF muzajyayo namwe mu byumve oya hari indi miryango yitwa za Clado zarashubije kuri Twitter Croix-Rouge yo iroroshye ntabwo roroshye ariko ntabwo yavuze kuri Twitter okay murakoze cyane bavandimwe rero tubasigire uko byagenze tubashimire cyane mwebwe mufata umwanzuro dusoze tuvuga tutanga recommandation muri iyi minota dukoresheje yaba 40 cyangwa 45 dukoresheje tanugira yivuze turashaka kubabwira yuko hano kuri kwibendera TV ni hazagire umuyobozi ukora ibinyuranije n'amategeko ngo we muturage uceceke upfa kudasuzugura ubuyobozi bwite bwa leta kuko ubuyobozi bwose n'ijambo ry'Imana rivuga ko ubuyobozi tuhabwa n'iki n'Imana kudasuzugura inzego ntugasuzugure urwego urwo ari rwo rwose mu gihugu nyine zirimo n'izindi ariko rwo nirugukorera narwo ikintu kinyuranije n'itegeko wowe uzi uzaduhamagare natwe turijwi ntabwo twe dufata ibyemezo ariko tutunga ikibazo tutungira hari ikintu ngiye kugarukaho dukurikiye kugira ngo bakurikire ibiganiro byacu izi clip bazikurike n'amajwi uko turasoreza uko turayipanga cyangwa uko bagiye bakurikirana ariko twibutse ko Nzana na Fidel nubwo ari kuba afite ibyaha ntabwo tuvuga ngo yenda ashobora kuba yarakugize ibyo oya ntidutinda n'umunyarwanda yakora ibyaha nta kibazo ntabwo ariko byagomba twebwe nitwitaye ku byaha yakoze niba bihari hafi ukwezi kuramaze kuruguza umunsi dosiye bigaragaza niba hari ibyaha afite nta kibazo ariko se koko iyo dosiye ni izakorwa ubundi dosiye ikorwa mu minsi ingahe ari mu kigo cy'inzererezi murakoze bashimire mwese mukurikire uko twabigenje cyangwa uko abaturage bakurikira izi clip zose baraza kwivanamo imyanzuro batandukanye ariko ikiriho inzego nkuru kuri inzego twaganiriye nazo babyumvaga gute Transparency International Rwanda guhamagara ngo Perezida wa Repubulika ajyeyo ese koko azajyayo ahantu bahamagara Perezida wa Repubulika
Wakoze cyane Nelson Mucyo. merci wakoze cyane impamvu tubikoze gutya kugira ngo Yego. mukurikire noneho turabyita ntabwo tubyita filime Yego. abakurikira inkuru yego mukurikira inkuru uko twagiye kuri tele mukurikira uko twaganira n'abaturage reka turebe icyo inzego zizakora dushimire Anaclet wari uri inyuma ya kamera Anaclet yisize ntabwo Anaclet yisize Anaclet ni ushira aksa runaka ntabwo ngiye kwiga igifaransa Anaclet yirushwa Anaclet ni rushwa yadufashije reka nshimire na Clement twajyanye twavanye hano Clement Bagemaye tumushimire cyane merci bakurikiye ibendera birababaje yego ariko kuri uwo mwanya Ingabire Marie Immaculée muri episode yacu ya kabiri tuzakurikirana ese police ese byagenze gute kuko kugeza kuri uyu munota tubabwira uyu mugabo aracyafunze sa Imana ibarinde bye ibihe byiza turabashimira kandi turabakunda cyane aho tugeze ni mu murenge wa Gatumba mu kagari ka Cyome twaje kureba ibibazo bitandukanye ariko cyane ikibazo cy'itwa reka twumve icyo abaturage ndetse n'umudamu we bavuga ku bijyanye no kuba ageragiye atabugaragara reka dukurikire uko byitwaye hano Dedi Clement Bagemahe bashimira cyane reka dukurikire turi kumwe n'umumama hano ufite byagiye kutubwira nyuma y'amakuru twebwe twamenye turi Kigali tukazi naha turamubonye uyu mumama tugiye kubereka agiye kuvuga byinshi bijyanye n'akababaro n'intimba afite zijyanye n'ikibazo yabayifitiye mama turabasubije cyane muri aho turabikirije mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu usuzanya mu izina rya Yesu mama murakoze cyane mbere yuko tukubaza ku byo tugenda twumva cyangwa twumvise turagira ngo ubanze twibwire witwa nde tugusanze mu kahe muri Hesibo mu kahe kagari twibwire mu mucamake nitwa Dusabeyezu Christina ntuye mu murenge wa Gatumba akagari ka Cyome umudugudu wa Nyakagezi mu isibo yitwa Bunze Ubumwe aho niho ndi gutura ubu ngubu urakoze cyane inyuma y'amakuru atandukanye ati hari abaturage bagenda bagira ibibazo twamenye ko hari ikibazo mwamufite mwebwe mama ikibazo waba ufite kuri ubu ngubu ni ikihe ikibazo mfite nuko bantwaye umugabo mu buryo butemewe ntazi asa n'ashimuswe ntiyagezwa mu buyobozi bwa RIB ngo mbimenye ndamushakisha sinamubona naje kumubona nyuma numva ngo yajyanywe mu nzererezi ibyo byatumye mbabara cyane ngira n'agahinda bituma n'abana bagira ikibazo cyo kuva mu ishuri bitewe nuko batamenyaga hose aherereye urakoze cyane umugabo wawe yitwa nde afite imyaka ingahe asanzwe akora ibiki yitwa Nzanana Fidèle afite imyaka 49 twashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko ubwo yarahagarariye abikorera mu kagari ka Cyome ubwo nawe arikorera none arikorera ku giti cye urakoze cyane hanyuma Nzanana Fidèle mumaranye imyaka ingahe mubanye mufitanye abana bangahe ntabyo wabitubwiraho mfitanye abana 6 hanyuma ati umugabo wanjye Nzanana Fidèle ati bamujyanye mu rugo butemewe n'amategeko yajyanywe gute byagenze gute ngo adare mu nzererezi byagenze gute ni ikihe kibazo kiri aho ngaho bamufatiye mu nzira agemuriye mushiki we kwa nyina wabo wari urwariye ku Muhororo ubwo bamukura kuri moto yari ariho n'umumotari bari kumwe niwe wabitubwiye uburyo yakuwe kuri moto ubwo pandagari arayitambika bamukuraho pandagari yake ya Gatumba irimo polisi ubwo na DPC bari kumwe muri pandagare ubwo bahita bamutwara gutyo na DPC uramuzi Ngororero yari ari mu iyo modoka niko umumotari yavuze baramutwaye gutyo none bamutwaye gutyo bamutwaye gute waje kumenya gute ese bamutwaye nta complication afite nibihe byaha ashinjwa cyangwa mwari muzi afite yaje kumpamagara kuri telefone ye barayimutije arambwira ati ngwino duhurire Gatumba nguhe telefone yanjye bagiye kumfunga ndamubaze se uzize iki ati ntacyo ufite iki ntacyo ubwo arambwira ati ngo njyane telefone yanjye ntago ndayisiga uzitwara uyijyane mu rugo ubwo narahageze nkubitana n'imodoka yicayemo ari kumwe n'undi mugabo umwe
ndamubaza ese mu gihe bati baratujyanye ubwo bahita bampereza telefone ubwo nanjye nahise ngaruka mbona imodoka yerekeje ntisubiye ku murenge mbona yerekeje mu nce za Ngororero izamuka gutyo ya panda gari nje kubaza rero amakuru y'uko byagenze mvuga ngo ndebe ko nabaza Ngororero barambwira ngo Ngororero ntawe uhari narahangaritse cyane cyane bigera ubwo njya gushakisha nageze inshuro nyinshi nagerayo uwo mbajije ati reba hari reba uriya baranteragirana bigera ubwo rero njyewe ubwanjye nahagurutse njya kwibariza vice mayor ngeze nsanga ntawe uhari banyereka nimero za telefone tukiri aho vice mayor kuki watekereje kubaza vice mayor naravuze kubera ko ari ushinzwe imibereho myiza kandi nkaba mbona umuntu baramutwaye gutyo ntajye muri RIB yacu ngo menye ngo ndamubariza kuri RIB ko ariho nagombye kubariza ubwo ndavuga ngo reka njye kubaza ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ngezeyo nsanga ntawe uhari muhamagara kuri telefone turavugana arambwira ati genda bakwakire hari umuntu uri kunyakirira ngezeyo naragiye koko ngera kuri biro y'uwo muntu ndakomanga amakaribu ukarere karere ka Ngororero amaze kumpa karibu ninjiye mubwira amazina yanjye n'uwo ndiwe arambwira ati mubwira icyo icyari kingenza nangiye kumubwira ese ambwira ngo mva imbere ntibindeba uzajye kubaza RIB wabikubwiye gutyo n'uwo vice mayor yarakurangiye n'uwo yaranyoherejeho umugenzi we w'umuyobozi ubwo yanyirukanye gutyo rero ndagenda sinashirwa nsubirayo uko nsubiyeyo bakambwira ngo ntawe uhari uko nsubiyeyo bakambwira ngo ntawe uhari nahamagara kuri telefone ntiyitabe nuko byangendekeye none nzanana nta bindi nta convocation bamutwaye gutyo nta convocation mweze mugira mu rugo wenda nabiguhisha ntabyo uzi nta kintu ukeka cyaba cyarabiteye ntayigeze iboneka kuko nta muntu yari afite bagira icyo bapfa yarabanye n'abaturage neza nta muntu bari bagira icyo bapfa ubwo rero convocation ntayo yabonye nta hamagara ryabayeho nta nubwo yibigeze bamuhamagara ngo yitabe gusa bamukuye kuri moto abanyate n'abaturage basanzwe n'inzego zibanze abanyeneza n'abaturage nta kibazo aranabakuriye no muri Croix Rouge arabahagarariye ndetse ahagarariye abikorera kandi ayobora iriya centre ya Cyome mwanyuzemo inzego zibanze zo zibivugaho iki inzego zibanze zamutangiye ubuhamya buratangwa bwandikwa no ku rupapuro urupapuro ruteshwa agaciro rwateshwa agaciro batanga ubuhe buhamya bwiza bubi ubwo bo bamutangiye ubuhamya bwiza bigaragara ko nta kintu bari bamuziho kuko yakekwagaho ku kintu cyitwa amabuye ameze gute amabuye y'agaciro ubwo biba ngombwa yuko rero bajya kubaza mu buyobozi abaturage bose babizi neza ko uwo muntu ataba mu mabuye hanyuma nzana na Fidèle umutware wawe papa w'abana bawe mwashakanye ngo byame n'amategeko turi ku itariki uyu munsi ndakeka ari ya kabiri tuganira nawe z'ukwezi kwa gatandatu 2022 nzanana yabarafashwe kuri iyo tariki yabamaze igihe kingana gute atagaragara afunzwe muri ibyo kigo wavuze ngo cy'inzererezi bafite ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu ubu tariki 2 z'ukwa gatandatu nta dosiye yari yakorerwa hanyuma mama kuba turi kuganira namwe nk'itagazamakuru kuva yagenda nibi bibazo mufite bijyanye n'iryo genda rye muvuga ko mutarisobanukiwe ritamenyekanye yashimuswe yagiye mu byo butemera amategeko adateganya ni izihe ngaruka mufite ngo ikibazo cy'abana kuva mu ishuri ntago bari kwiga neza ntago bari kwiga muri make kandi dufite ikibazo cy'inzara niyo wadugaburiraga niyo waduhahiraga ubwo muri make dufite ikibazo ko niba abana batari kwiga batari gukurikirana amasomo umwe ejo bazamwirukana undi bamwirukane usange muye n'ikibazo kandi cyagombye gukemuka ku mugaragaro n'inzara murayifite turayifite nizihe nzego mwarabwire ngo babafashe muri iki kibazo zikaba yenda zibirimo cyangwa zitarabigiyemo inzego zose zirabizi ubwo nizihe kwa mutwara sibo barabizi kwa gitifu barabizi gitifu w'akagari yego ariko ku murenge ntago mbiziho ntago nagiyeyo kuko nge nagiye kubaza ku karere mvuga ngo mbaze vice mayor uburyo nabonye agenda
aho ndangiye n'ubundi nuko byagenze bantera uw'inyuma ubwo nanjye mpitamo kwicecekera ndabyihorera. Ntabwo abajije RIB ushinzwe ubugenzacyaha? Umuyobozi wa RIB namubajije icyo yaba azira arambwira ati nta dosiye dufite. Hanyuma waramusuye? Naramusuye. Umusuye mwavugana iki na Nzanana? Naramusuye ngezeyo namubajije icyo afungiye arambwira ngo ntacyo azi. Abamujyanye muri icyo kigo cy'inzererezi ni bande? Ni modoka watubwiye? Yajyanywe n'iyo modoka y'umurenge ya polisi na DPS. Murabona ari amaherezo araba yahe? Murifuza ko mwakorerwa iki aka kanya? Turifuza ko twarenganurwa. Urakoze cyane mama, mu kababaro kenshi ufite n'ibyo bose batubwiye, urasaba iki inzego utekereza ko zagutabara zigatuma umugabo wawe wamubona? Hari umugabo witwa nde? Aho mutuye ni hehe? Yitwa Nzanana Fidele. Utuye mu kagari ka Cyome, umudugudu wa Nyakagezi, isibo ry'abunzi ubumwe, akarere ka Ngororero, umurenge wa Gatumba. Urasaba iki inzego utekereza ko zatugutabara? Ndagusaba ubuyobozi bwa meya w'akarere ka Ngororero kuba yandenganura, na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuba yandenganura, ndetse na perezida wa repubulika bakandenganura rwose birazambye. Ubu urasimbutse perezida wa repubulika umuhezo utavuze polisi kandi watubwiye ko polisi ariyo yatwaye umugabo wawe? N'ubuyobozi bukuru bwa polisi. Mukuru bwa polisi. Nzanana Fidele ati ko yatwawe nta convocation mwabonye, nta tatigeza yafunzwe ate? Nta convocation twabonye. Nababwiye ko yakuwe mu nzira ari kugemura kwa muganga ari kuri moto. N'umumotari wamutwaye niwe wanzaniye urufunguzo. None ubafungiwe heha uwo wamubonye? Namubonye Kabaya muri transit. Okay. Urakoze cyane, urumva ko utabaje inzego utekereza ko zakugufashamo kandi kuko zirabishoboye. Ushimye cyane. Urakoze cyane. Ku kibazo cyitwa Nzanana Fidele ni umuntu twabanye mu buyobozi bw'ibanze igihe kirekire, ariko twaje kumubura tukumva amakuru atubwira ko yaba yarafatiwe mu nzira agenda, tukibaza icyo yafatiwe tukakibura, turashakisha ubu kugeza aya matariki tugezemo ntabwo tuzi ahantu ari. Ntabwo tuzi ahantu ari. Twagerageje kugira ngo tumenye ahantu ari turahabura, kuko iyo ubuze umuntu kuri RIB ukamubura kuri polisi nta handi hantu wamubariza. Ubwo rero hamwe mwadusuye mutugiriye ubuvugizi mukadushakira ahantu yaba ari tukanahamenya ku buryo twanamusura bikaba byadushimisha. Abashinzwe umutekano ariho naho nawe yakoreraga, ari umuyobozi wa centre. Ni centre cyangwa ni mudugudu? Ni centre. Umutekano muri centre? Muri centre gusa, ntabwo ari mu mudugudu. Okay. Muri rwa rwego abantu bafitemo komite ya centre. Okay. Muri urwo rwego niyo mwanya nari mfitemo, nawe akaba umuyobozi mukuru wa centre. Nta kibazo mutuzi yaba arafite se? Ntacyo tuzi, kuko iyo tukimenya tuba twaranamubonye tukamenya buryo umuntu afite ikibazo yafatiwe ashyikirizwa ubuyobozi, agashyikirizwa ubutabera, agakatirwa se cyangwa se aganagurwaho icyaha. Amaze igihe kingana gute mu makuru mwamenye? Muri make aho tubimenyeye njyewe nkaho njyewe nabimenye akimara kugenda, mbaza umudamu we nese inkuru numvishe wayumvishe? Ati uko wayumvishe niko nayumvishe. Mbaze n'abandi turi kumwe duturanye, mbese ubundi usibye ko bibaye gutya n'uwaza mu isoko akabaza ati uwo muntu icyaha yakoze ni ikihe, ntacyo mwabona? Ntacyo muzi mwe? Ntacyo tuzi. Centre yarashinzwe iki muri centre yacu? Yari umuyobozi mukuru wa centre, mbese yari mukuru. Centre yacu mikorerwamo iki? Ikorerwamo ubucuruzi. Ubucuruzi bw'iki? Ubucuruzi bw'utubari, amaduka, amabutike gutyo. Nta biribwa bihakorera? Ibiribwa biza mu isoko. Mu isoko imbere. Hanyuma kuba mwarabuze uwo muyobozi wa centre ya Cyome Nzanana Fidele, murabona ari ikihe cyuho mufite? Icyoho kirahari cyane. Impamvu icyoho gihari cyane yabashaga gucyaha abajura, abasinzi, ugasanga centre ifite umucyo, ariko ubu ngubu byaragarutse. Twarajyanywe se mu buryo butazwi mu buke, mubona ari iki? Byatewe n'iki? Ni bande bamutwaye ko mumvise? Ubundi iyo urebye usanga ari no company iri naho, kuko ino company yatwaye abantu benshi b'inzirakarengane. Sina wenyine. Company twa gute? Company ya NMC. Iyo company ikora iki? Icukura amabuye y'agaciro. Hanyuma ngo ubona ari cyo yabazira se?
njyewe ndabona aricyo yaba azira. kubera iki kubera iki burya iyo umuntu bamwibasiye bavuga ngo akora amabuye kandi nta bitumuzi. akora amabuye cyangwa acukura ngo akora amabuye akora ngo akora amabuye kandi ntabyo tumuziho. twese nk'abaturage ntabyo tuzi, turamubona igitiyo tutaramubona n'ipiki, nta kampani tuzi ahantu yaba ayifite. ibyo biraducana. none murabona ni akarengane n'iki ubona gute kuba yarajyanywe gutyo kandi ngo amaze igihe urebye ni akarengane. urabakeka ko hamaze nk'igihe kingana gute? ukwezi ndi kurenga, ukwezi kugiye kugera niba kutaranagera kugiye kurenga ahubwo. ubu nkawe rero umwe mu bayobozi watanga wifuza ko hakorwa iki? urasaba abandi ko bagira icyo bakora? ubuvugizi twabasaba mwatugereza kuba batumye, twagira ngo niba afite icyaha, burya umuntu amenya icyaha cy'umwana ahetse mu mugongo. ni umubyeyi n'umenya icyaha cy'umwana ahetse mu mugongo. twebwe ntitwamushinjura ngo tumugire umwere, ariko noneho yagombye kugaragara akamenya aho ari, noneho agashyikirizwa ubutabera, akaburana, agatsindwa se ku buryo buzwi n'amategeko, ariko bitagiye gifirifiri cyo kudahura n'umuntu gutya ngo umufate umugende umufunge. uravuze ngo NMC ikunda gutuma abantu benshi cyane bakagenda. hari abo abandi muzi bagiye? barahari benshi bariyo benshi. yego ngenda numva. murakoze, turagushimiye. namwe murakoze. uremera ko uko bitangaje se twabitangaza mu majwi yawe cyangwa amafoto agaragara, urabyemera cyangwa ntubyemera? njyewe mwabitangaza mu buryo butazwi, amajwi yanjye mukayahindura, n'ifoto ntigire igaragara. muri ngoro nta buyobozi buhari. umuyobozi ntaboneke mu baturage, ahubwo akaboneka agiye kugira ate guca amafaranga. imodoka ikagonga umuntu, kosa ikaza gukorwa n'uvuye i Kigali, kandi hano hari polisi. mu bintu by'imiturire bati umuturage najye mu midugudu, yagira ubushobozi bwo kugera ku mudugudu, bati natange n'amafaranga yo mu mudugudu, kandi nta gishushanyo mbonera aguze. ibyo nabyo ugasanga bitubangamiye. nk'ubu ngubu ngize amahirwe ndanababonye, kuko nanjye hari igihe nzabitabaza. murakoze cyane. duhuye namwe mu makuru dufite nuko uwitwa Nzana Fidèle atwarwa n'inzego z'umutekano, ariko dufite amakuru ko ari mwe muri mutwaye. nibyo yatangira wibwira abasoma inkuru, abumva radiyo, tubona kuri televiziyo, witwa nde? ese ibyo nari nkubajije nibyo ubizi wiki? nibyo ndabizi. hano turi ni he? turi mu murenge wa Gatumba, akarere ka Ngororero, akagari ka Cyombo. urakoze. Fidèle umuzi ute? byagenze gute ko twumvise ko umumotari wamutwaye, tukaba twamenye ko ari wowe? ni wowe waramutwaye? byagenze gute? ni njye wari umutwaye, yarampamagaye ngo nimusange ku Cyombo. yampamagaye ndi mu Rusumo ngo ninze mutware. ndaza, yari afite igikapu, ni njye wari ugitwaye imbere. ndatekereza ko twari tugiye ku Muhororo, kuko twari tugemuriye abantu. ubwo tugeze ahantu bita ku Rwakibirira, Pandagare iranyitambika, ariko n'inyuma yanjye hari moto. Pandagare inyitambitse, ndahagarara. umupolisi anyaka ibyangombwa, ariko ntago yari gahunda yo kunyaka ibyangombwa, kuko bahise bavuga ngo hagarara. ndahagarara, bamukuraho, bamwambika amapingu. muri uko kumwambika amapingu yahise ampa imfunguzo, amana bya bindi nari mfite, arambwira ati bisubizeyo, urufunguzo urushyire madamu. ati njye baranjyanye. njye ikintu naramubajije se hari icyaha ufite? kuko njye yenda nari mfite imbogamizi z'ibyo ntwaye, ariko numvaga bishyushye bimeze nk'ibiryo. ndamubwira se hari icyaha ufite? arambwira ati ntacyo. none se bakujyaniye iki? ati nanjye ntabwo mbizi, gusa ajyana uru rufunguzo mu rugo. urufunguzo nararujyanye, bamujyana mu Rusumo, bamugarura bamujyana i Gatumba, bamujyana Ngororero. ubu ngo ageze akabasha ibyuma. ugeze musura? naramusuye. umusanga he? namusanze Kabaye. wabonye abayeho ate?
ntago nyine nshobora kuvuga ngo abayeho neza, namwe imfungwa uko zibaho murakuzi. Ntabwo nshobora kuvuga ngo abayeho neza kuko nagerageje no gushaka kumuha n'amata yenda umugurire nk'amata nk'umukiriya wanjye, ntabwo babyemeye. Ntabwo nshobora kuvuga ngo afite ubuzima bwiza. hanyuma kuri wowe urabona hakorwa iki kugira ngo byibuze agaruke muri sosiyete yakoreragamo, mu muryango we? Ni buhe buyobozi bumva bwagira icyo bukora kugira ngo uwo mubyeyi wajyanywe mu kigo cy'inzererezi abe yagarurwa? Njyewe icyo numva ukuri ni ukuri kandi kuzatsinda. Ni ukuvuga ngo njyewe nkimubaza nti hari icyaha ufite, kuko nanjye ntabwo ntwara abanyabyaha, kuko ndi umwe mu bayobozi bayobora abamotari. Ntabwo nanjye numvaga ko ntwaye umunyacyaha, niyo mpamvu namubajije hari icyaha ufite, arambwira ngo ntacyo. Ubwo rero muri make umuntu abaye nta cyaha, afite abana, afite umuryango, abaye nta cyaha afite, n'uburyo nabonye atabayeho yenda neza bitewe n'uko ubuzima bwahindutse kandi ari umuntu yikoreraga, ubuyobozi bwasesengura bukamugarura mu buzima. Wamusanze ari mu kigo kimeze gute? Ikigo cyo ntacyo gitwaye, ni ikigo gifite umutekano, usaba polisi bakamuguha mukavugana ukamusuhuza, ntacyo gitwaye. Ariko ubuzima bw'imfungwa ntabwo ari ubuzima bwiza. Ubusa ni nk'uyu muyobozi ubona wabigiramo uruhare kugira ngo Fidèle Nzanana abe yenda ntiyafite ibyaha akurikiranwa ariko mu buryo bwemewe n'amategeko, cyangwa se abe yagarurwa mu muryango? Ni nk'uyu buyobozi ubona bwabigiramo uruhare? Muri make buriya ubuyobozi bugenda bufite uko bwubatse, ariko njyewe nasaba nk'ubuyobozi bwa polisi, sinzi icyo bwashingiyeho bumufata, nibwo bubizi. Ariko nasaba nk'ubundi buyobozi, kuko yafashwe na polisi, nasaba ubuyobozi bwunganira polisi n'izindi nzego, niba nta cyaha afite aregwa, rwose byashoboka ko bamurenganura agataha. Hari tariki zingahe babafata babitambitse? Hari tariki nka 11 z'ukwa gatanu. Ubu turi tariki zingahe uyu munsi? Turi ku itariki 2 z'ukwa gatandatu. Urakoze cyane. Ubundi polisi paragariza wabonye ari bande bamutwaye, ni bande bari barimo? Abapolisi ni benshi sinabamenya, ariko umupolisi nzi wamutwaye ni komanda wa sitasiyo, niwe nabo ya Gatumba. Niwe wabonye? Ariko yari ari kumwe n'abandi nyine ayobora. Urakoze, turagushimiye. Murakoze cyane. Tugeze hano, witwa bande, aho tubasanze ni hehe? Nitwa Kubwimana Gilbert, ahangaha ni mu karere ka Ngororero, umurenge wa Gatumba, aka ni akagari ka Cyondo. Urakoze cyane. Amakuru agenda avuga ko hari umupapa witwa Nzanana Fidèle wafunzwe ngo by'amaherere nk'uko bigenda bivuga. Uyaze gute? Bimeze gute mu ncamake? Amasegonda kabisa. Uyu mugabo Nzanana Fidèle, iki kintu ni ikintu cyabayeho, yarafashwe mu buryo twe tutazi, ariko cyane cyane ko ngewe anafatwa uwo munsi twari turi kumwe bamufata, ari kumbwira ko agiye kujya kugemurira umuntu mu bitaro bya Muhororo, akava mu bitaro bya Muhororo akaza agakomeza akazi yakoraga k'ubucuruzi yahakorera muri santere y'Icyombe. Rero yaje kuzamuka agiyeyo, umumotari waje kumutwara, byaje kurangira tubona agarukana ibyo kurya yaragemuye, arabigarukana, aza tubwira inkuru itari nziza, tubwira ati duhuye na pandagari ya polisi irimo DPC, baramufashe baramujyanye. Uwo mumotari uramuzi? Motari ndamuzi, yitwa Habinshuti. Urakoze, baramutwaye. N'ubu ati ari mu kigo cy'inzererezi, ni uwo kujya mu kigo cy'inzererezi cyangwa dosiye ni urayizi? Twe twumvishe yuko atigeze banamugeza no kuri polisi, kuri sitasiyo yacu ya Gatumba. Ntabwo bahamugejeje, pandagari yamufashe yahise imukatana ngo bahita bamujyana, bajya kumujugunya iyo mu nzererezi. Mu nzererezi rero aho ngaho njye naranahageze, nagiye kumusura, nsanga ni ahantu badakwiye gushyira umuntu w'umugabo uzwi mu karere, uzwi mu rwego rw'igihugu. Narahageze uramubona? Narahageze ndamubona, arazwi cyane, arazwi, ntabwo ari umuntu wo kugira ngo upfe kujugunyayo hariya. Narahageze, hariya hariyo
ahantu hatari heza kugenda ngo upfe kujugunya umuntu bamwise inzererezi kandi ntabwo ari inzererezi. urakoze cyane. Ntabwo ari inzererezi. Urakoze cyane. Hanyuma urasaba iki inzego zagira icyo zibikoraho, ubona ari izihe? Maze kugera ku kabaya kumubaza ikibazo no kumubaza niba hari ikibazo, hari icyaha aregwaho, yasobanuye ko nawe atazi icyo ari kuzira. Ninjira muri gahunda yo kujya kubaza RIB, mfata umudamu we tujya kubaza muri RIB, hose turazenguruka mu nzego zose no mu karere twagezemo, batubwira mbese hari aho twagiye tujya bakanadutonganya bakadusunika. Muri RIB batubwiye ko nta dosiye bafite, kuri polisi nta dosiye bafite, ariko njye numva icyo mwadufasha nimudutabarize. Uhagarariye RIB mu rwego rw'igihugu atubarize ese iyo dosiye y'uwo muntu niba itagaragara kuki afunzwe, abaze cyangwa agira icyo abikoraho. ntagira icyo abikoraho, ntagira icyo abikoraho, banamufungurire gatahe, asanga abana, asanga umudamu, asubire mu muryango akora akazi ke. Gute umuntu yafungwa ari umuntu w'umugabo nta cyaha aregwa? Ejo mu gitondo twanamubura rega, twashiduka twamubuze, ugasanga ngo umuntu ngarabuze kuko yabuze kivugira. Wowe uri inshuti ye, murakorana n'iki? Turakorana mu kazi, ni inshuti yanjye cyane, turanakorana. Uvuze umuyobozi wa RIB ku rwego rw'igihugu, niwo muyobozi, nta bandi bayobozi ubona? Abayobozi bandi ni uko bo batwereka ko nta dosiye bafite. Nta nubwo uyu munsi wa none unambabwiye ngo ubwiye na Gitifu Akagari tinyereka ahantu ari, yakubwira ko atazi aho ari. RIB uhagarariye mu rwego rwa sitasiyo y'umurenge nawe uyu munsi nta dosiye afite, ntacyo amushinza nta n'icyo amurega. Ni mudutabarize. Ubwo ubwiye umuyobozi wa RIB mu rwego rw'igihugu ntadufashe nzana aboneke, ataha ave hariya. Mbese kuri wowe naho ugarukiye, nta bundi muyobozi ubwira? Nta bundi buyobozi njye mbaza, kuko nzi ko mu bugenzacyaha RIB nta muntu yarenganya. Nibadufashe kuko njyewe ndaguhana nimero y'umuntu bamufatanye nawe baramutwara, umumotari wari umutwaye. Uraduha nimero? Ndaguha nimero z'umuhamagare nawe arakwihera amakuru, kuko uyu munsi ntabwo ibyo ndi kuvuga ari ibinyoma. Bamufashe mu nzira. Murakoze cyane. Turabasuje muri aho. Dufite amakuru y'umuvandimwe y'umuturage witwa Nzarafideli, muramuzi, ati abatagaragara ikibazo kimeze gute? Mwamukize namwe nk'abantu mubana nawe cyangwa mukorana nawe cyangwa nk'inshuti? Ni ukuvuga ngo ikibazo cya Nzanana cyadutangaje, bavuga ngo yafashwe mu buryo butazwi. Tugiye kumva tumva ngo bamukuye kuri moto, yari agemuriye umuntu ku bitaro, imodoka ya Pandagare imukura kuri moto, bamukubitamo ipingu, bamushyira muri Pandagare baramujyana. Ubwo rero nyuma yaho twashakishije ahantu yaba afungiye, tugera kuri polisi dusanga ntabwo afungiyeyo, muri RIB tugerayo dusanga ntawe urimo. Rero biratuyobera mbese muri makeya. Mwebwe mwitwa bande? Nitwa Umuhoza Aimable. Tubasanze ni hehe hatubwiye? Hano Musanze ni mu kagari ka Cyome, mu murenge wa Gatumba, mu karere ka Ngororero. Nk'abashinzwe ibintu by'amagweja hano no muri Musanze. Nzarafideli, muzi mute? Bitubwire mu munota umwe, umuzi mute iki kibazo, mukibona gute yagize? Ubundi Nzanana uko tumuzi ni nk'umurinzi w'igihango, kuko Nzanana afite abana b'imfubyi yagiye atoragura ku muhanda, akabarera, bamwe akabashyingira, atangira abantu mituweli. Nzanana ni umuntu ukemura ibibazo byo mu isantere. Nzanana ni umuntu wagize uruhare cyane mu kintu kijyanye no kurwanya corona virus, kwirwanya. Aha naho yayimiye agashinga radiyo yari ku Cyome ivuga ibintu bya corona, ibyo kurwanya corona n'amakuru ya leta yose. Niwe wayishinze, ni umuyobozi wa santere, ni umuyobozi wa PSF mu kagari. Tumuzi nk'umuntu w'inyangamugayo kandi ufite umutima utabara. Ubwo rero biradutangaza cyane ufata umuntu nk'uwo nguwo w'ingirakamaro ukajya kumufunga. Natekereza ko no mu bayobozi bandi baba no mu karere ka Ngororero nta n'umwe bavuga ngo afite abana nk'abangaye yaba yarareze b'imfubyi, none akaba arimo kwiturwa ko yareze imfubyi, akarimo kwitura ko abana be bakicwa n'inzara, bamufungiye ahantu hatazwi, hatemewe n'amategeko. Amakuru dufite ngo nuko ari mu kigo cy'inzererezi, yaba ari inzererezi. Byaratangaje kumva umuntu w'umugabo nka Nzanana w'umucuruzi ufite amafaranga, kumva ngo bamujyanye mu nzererezi, ahubwo nawe yafataga inzererezi akazijyana mu rugo, akazicumbikira, akazijyana mu mashuri,
n'abana benshi yagiye asubiza mu mashuri abandi akabatangira minerivare none uko ngo bamujyanye mu nzererezi kandi ahubwo we ashinzwe yafataga inzererezi akazijyana mu rugo akazirera birababaje cyane. Kuri wowe wabona ko akorwa iki kugira ngo Nzanana aboneke? Bo ikintu cyakorwa cyagarukiye mu muryango uvuga ngo Nzanana afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Twumva mu bijyanye n'amategeko Nzanana niba hari icyo ashinzwe yagombye gushyikirizwa RIB ikamugenza icyaha bakamushyira mu bushinjacyaha agashyikirizwa inkiko kuko ni ikibazo kumva umuntu gafungiye mu nzererezi ari umuntu w'umugabo kandi yarakoreye leta ukumva ngo abana be barimo kwicwa n'inzara kandi hari ikintu yafashaga leta ndetse agafasha n'umuryango we. Ikibabaje ubona no kwibasirwa kuko ura murumuna we mukuru we kwanza bafashe Nzanana kwa kabiri kwa gatatu baraza bafata mwene nyina mukuru we. Mukuru witwa nde? Mukuru bita Sengumukiza Jean de Dieu. Ukabona ni ukwibasira umuryango muri makeya. Nawe arafunzwe uwo mugabo? Nawe arafunzwe. Afungiwe hewe? Nawe afungiwe mu nzererezi. Iyo ngiyo murumuna wari? Iyo ngo murumuna wari. Kuki ubyitabona kwibasira umuryango? Mpamvu ari kwibasira umuryango nkumva nawe baje bagafata umuntu mu muryango ejo bakongera bakaza bagafata undi nanone kandi nta kintu bashinzwa batajyanywe muri RIB ngo bashyikirizwe ubutabera urumva ko ni ukwibasirwa. None nkawe urabona kugira ngo n'izindi nzego wabwira kugira ngo zigire icyo zikora kuri iki kibazo Nzanana asubire mu muryango we? Bo murakoze urangiye numva nk'ubuyobozi bw'akarere nka meya nk'umuntu ukuriye akarere yagombye kunatorwa n'abaturage nawe twanatora kuko nka DPC waza akamushimuta DPC ntabwo tumunsi cyane tuzi meya DPC yashimuse nde? Yashimuse Nzanana. Ubwo rero tuko bati meya nk'umuyobozi w'akarere yagombye guhagarara nibamushimutana umuntu umuturage we kuko n'umuturage we nkasaba RIB ukuriye RIB ku rwego rw'igihugu akaza akagenza icyaha cyo cya Nzanana. Nzi ko RIB ari ishinzwe gufata abantu no kubafunga ikabagenza nk'icyaha. RIB ntabwo ari yamufashe. Mwongera nkasaba ukuriye polisi y'urwego rw'igihugu kuko uriya wamufashe ni umukozi we ni umukozi wa polisi urwego rw'akarere hari abamukuriye ubundi njyewe igihugu urashaka ngo akore urwego rw'igihugu yagombye kukurikirana kiriya kibazo azavuguruze kuko bibiri mu nshingano ze yamuvuguruza akamubazana impamvu afata abantu akabahohotera uko muri Ngororero bamaze kugaragaza ko DPC murahura akagushyira muri pandagara akakujyana nta cyaha ufite. Ubundi yitwa nde? Ntago nzi amazina ye gusa ikindi kintu ngewe cyanantangaje ubundi njyaga numva abasaza bakuzi bava ngo ku ngoma ya Byayimana harimo ibintu cyamunyumvishiriza none uvuga ngo kuvata nkanzanuka mujyana ni nkamunyumvishiriza niho umuyobozi agufite ububasha akagushyira hatwa ashaka ariko tuzi ko umutegeko ushinga ibyo bintu byacitse bitariho niyo mpamvu nsaba n'umuvunyi mukuru ushinzwe guca akarengana nawe akaza akabigiramo uruhare agakurikirana Nzanana agafungurwa. Noneho tuzi ko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nawe ibyo bintu niwe ushinzwe abaturage. Umuturage Nzanana yarahohotewe nka minisitiri yagombye guhaguruka kuko Gatabazi nzi ko ari umusaza muzima uca akarengane rwose akaza akarenganura Nzanana akabaza meya impamvu abaturage barengana agaceceka. Ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika twatoye kandi dushima nk'umubyeyi wacu waciye akarengane kuva kera hari aho yadukuye ari nawe tumaze kugera yagombye rwose kubigiramo uruhare akarenganura abantu bafungiye hari mu nzererezi Kabaya nta nubwo Nzanana wenyine rega hafungiyemo n'abandi benshi cyane b'abagabo batunze ingo. Iriya transiseta sinzi niba mu nshingano zayo yagombye gufata inzererezi koko nazo zananiranye kuko ubundi kuvuga ngo ni inzererezi ni uko wenda bayarigishwe niyumve ariko no kumva ngo bafata abantu akarikangura kagwaje bwaki ubwo Perezida wa Repubulika nawe abizemo ahubwo akarere kagwaje bwaki bagafata Nzanana bagafata Jean de Dieu n'abandi bagabo basanzwe bitunze aho bya biryo byagombye gutunga abana barwaye bwaki bakajya kubiha abagabo bitunze urumva ko nk'iriya bije irimo gukoreshwa muri transit center iriya nayita de tournoma kwa ko irimo gukoresha ibyitagenewe yagombye kubimo gufasha abana b'inzererezi koko kubasubiza mu miryango cyangwa se n'abana bagwaye bwake ibyo byo bakabiha abana bagwaye bwake bakareka abantu bazima bakaba bari mu ngo zabo. Urakoze cyane umuhoza amashusho yawe n'abajwi yawe kuyatangaza hari cyo bitwaye
mbonye numva nta kibazo kuko ibyo mvuga nabisubiramo kandi siko mu kino gihugu cyacu umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashatse cyane ko iyo uhagaze ku kuri nuganira n'abanyamakuru rwose kandi ngewe niyo nabi inkomere mu ibyo ngibyo niyo DPC yaza akanyibasira ntacyo ariko nzana agafunguro hari abavuga n'abanyamakuru nta bakabibasira njya mbyumva muravuganye n'abanyamakuru wenda sinzi nawe wari wahohoterwa ariko ngewe numva nta kibazo kirimo. Turagushimiye cyane ku kiganiro uduhaye. Murakoze namwe. Muraho amakuru neza. Mwitwa bande hanyuma ngenda abanyamakuru babibona hanyuma hari ikibazo cy'umubyeyi w'umugabo witwa Nzanana Fidèle. Bantu twibwire utuye he witwande utuye he hanyuma batubwire ikibazo cya Nzanana Fidèle twumva ngo waba uri mu bigo bya ikigo cya transit kinzerereza. Nitwa Nyirambarushimana Chantal, umuturanyi we mu ntambwe nkeya cyane. Samurijwe. Nitwa Nyirambarushimana Chantal, yego, umuturanyi we mu ntambwe nkeya rwose. Umuturanyi wande? Wa Nzanana Fidèle. Yaduhaye hano muri kamera. Yaduhaye ikibanza tumaze imyaka 11 dukodesha, twarabuze aho kuba, turaturanye. Rero muziho ko ari umugira neza. Ko ikibazo yagize urakizi? Ndakizi. Mwumvise ko kimeze gute amasegonda? Bamutwaye mu buryo butazwi. Kumenya ngo bamutwaye baramufunga bamukuye kuri moto. Mbese uburyo bamutwayemo ntabwo busobanutse. Wumvise ko ari he? Batubwiye ko ari ku Kabaya ngo mu nzererezi. Nzererezi. Noneho kuva yaragiye nibihe bimaze byapfuye byangiritse kubera ko adahari? Byangiritse ni byinshi ari mu rugo. Ibigwi bye ni ibihasanzwe akora ibe bikorwa bundi. Igikorwa muziho cyane no gufasha imbabare. Umugezeho ugiye kuburara ntiwagendera yakemera akanikopesha. Kandi ikindi muziho yari afite abana 300 yahaga igikoma buri wa gatandatu mu buryo bwo kubakura mu mirire mibi. Buri wa gatandatu? Buri wa gatandatu. Abana bahehe bo mu tugari mu kagari kanyu n'umurenge? Tugari dutandukanye rwose. Bakabahuza akabagaburira. Ubwo rero no kuvuga ngo ninjye hanini wanabafashaga kandi tukanabigisha mu buryo bwo kubakangura mu bwonko. Yego. Nuko mbese bimeze. Nakoze cyane. Ariko kuva yagenda igikoma cyarabuze nyine nabo barigunze. Byateje ibibazo urumva ko none se kuba kuri nkawe niba akoraga ibikorwa byiza nk'ibyo ngibyo urumva byagenda gute? Nizihe nzego wabwira kugira ngo bibuze zigira icyo zibikoraho? Inzego z'ubundi nizihe zamufasha bibuze akava aho hantu ho muri transit? No kuvuga ngo mu karere kacu ho ndabona byarananiranye kuko iminsi amaze ni myinshi. Ni hingahe? Ukwezi kurashize kurabura nk'iminsi. Nta nzego wavuga byibuze? Njyewe numvaga perezida wa repubulika yaturenganura kuko ni nawe wazanye igikorwa cyo gukura abana mu mirire mibi, yaturenganura. Kandi aho hantu hari kumva ko hari n'ababyeyi bafite abana batwite bagiye bajyayo babuza abagabo babo bakabatwara bagatwara abagore n'abana. Ubu nabo bari gusubira inyuma, abo bana bari mu mirire mibi. Nibaturenganure bahagere barebe. Babarenganure se gute? Turi kuri Nzanana, ubwo mwebwe muravuga barenganure kugira ngo abana bakomeze Nzanana nyine arenganurwe, ariko n'abandi ko nabo ntabwo twaba. Muri make wowe uwo ubonye umuyobozi ubonye ni perezida wa repubulika, nta wundi ubona? Uw'umurenge se? Naze rwose hagera. Uw'umurenge ntabwo cyabikoraho? Uw'umurenge nawe niba afite ubushobozi abikore, ariko cyane ndumva perezida yaza akareba ukuntu akarengane dufite. Perezida urakoze twushimye. Yego. Akababaro mfite nuko twabuze umubyeyi wacu bakaba baramushimuse bakamujyana aho tutazi. Ubwo nyine twari turi n'abanyeshuri, kwiga byarahagaze kubera ko nta minerivare. Ubwo nyine twari dukeneye n'amafaranga y'ikigo kandi niwe wayaduhaga. Urumva n'ibyo nyine byaba bitubabaje. Uri imfubyi yareraga iwanyu ni hehe? Mwari mwumva ko ari hehe? Yabavanye he? Njyewe ndi umugande
ntabwo mfite mama gusa nyine nabanaga na papa gusa n'undi mumeri utari mama. Ubwo nyine igihe kiragera papa anyikuraho arambwira ngo anshyiriye mama gusa ntabwo nabitekerejeho cyane kuko yari yarambwiye ko mama yapfuye nkiri mutoya. Ubwo nyine aza kunjugunya inaha mu Rwanda ndakomeza ndagenda vuga cyane ndakomeza nyine ndagenda mvuga ko nyine maze kumubura nyine ndakomeza ndagenda mu muhanda ntazi naho njya. Ubwo nyine njya kwibona mbona ngeze Ngororero mpura n'umugira neza nyine aramfata nageze kwa Nzanana mvuye ku Gisenyi n'amaguru. Wavuye Gisenyi n'amaguru ugera kwa Nzanana mu Ngororero. Nzanana arakwakira yaranyakiye nyine umaranye imyaka ingahe akwakiriye? 8. Yewe icyo nifuza nuko mwadufasha tukabona umubyeyi wacu kuko hari icyo yaratumariye. Dore nk'ubu ngubu tujya ku ishuri ariko niturya kubera yuko nta school feeding. Okay. Kandi twari tuyikeneye. Ubwo urumva twabuze umuntu yiduha. Halo bwana meya muraho? Muraho. Amakuru. Neza. Njye bahamagaye nitwa Bagemahe Clement. Ndi umunyamakuru. Hari amakuru twifuje kubabaza ajyanye naho ngaho muri Ngororero. Naye umuturage witwa Nzanana Fidele wafunzwe ajyanwa mu nzererezi. Mudamu aravuga ko yafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Sinzi niba mwarabimenye, niba mutarabimenye murabikoraho iki? Uko byameze turagira mugira icyo mubitubwiraho. Murakoze cyane. Okay, ubwo twareba mu bo dufite tukareba niba nawarimo. Noneho tukareba icyo gukora. Arimo kuko mudamu we avuga ko vice mayor w'ibereho myiza ari we ubyisha inyuma, bamutwe butemewe n'amategeko bamwitambika mu muhanda agiye kugemurira umuntu. Motari nawe twaraganiriye abatubwira neza uko byagenze. Nimubibona murabikoraho iki? Ubwo nukureba ibyo wavuga tukareba ukuri kwabyo. Kuko ibintu byose burya ni fact, ni ibimenyetso. Yego. Ibimenyetso bihari kuko ubucukuzi bw'amabuye bufite uburyo bukorwamo. Hari amabwiriza bugenga. Ubikoze rero binyuranyije n'amategeko, urumva abanyuranyije n'amategeko birumvikana. Nicyo azira? Kuko ubwo ndi kukubwira mu buryo muri generali. Ntabwo we kesi ye ntabwo nyiza, ariko urambajije tudusanze arimo twakora iki? Dusanze arimo twareba ibimenyetso. Kuko nta muntu wafatwa gutyo nta bimenyetso. Icyo gihe ari ntabyo nyine urumva yarekurwa of course, ariko bihari urumva ubucukuzi bugomba gukorwa mu buryo bwemewe n'amategeko muri ya gahunda yo kurengera ibidukikije no gutangiza imigezi ibintu nk'ibyo. Nyakubahwa meya amaze ibyumweru 3 yafunzwe tariki 11 z'ukwa gatanu, ubu turi tariki hafi 3 nta kintu yakorerwa, ntagaburirwa, ntemerewe gusurwa, amata ntayo, amerewe nayo ibyumweru 3 atarashyikirizwa ubugenzacyaha RIB. Ntagaburirwa ntagemurirwa amata, ntago yemererwe kugemurirwa. Twabwiwe na madamu we, twabwiwe n'abantu benshi abaturage bahari mu kagari ka Cyome. Ngende umunyamakuru ko nakwibwiye ibi bintu umuntu afungwa gutyo butemewe n'amategeko ajyagwa muri transit center. Gute muyobozi? Njyewe nibyo nakubwiye, nibyo umuntu nukubireba akamenya uko situwasiyo imeze. Ariko transit center uzi kwibaho. N'abayijyemo barazwi. Ubwo rero nawe nukureba kesi niba umuntu akamenya uko bimeze. Nimumara kumenya uko bimeze nibwo muragira icyo mubikoraho, ko bari mu nzererezi. Ari mu kigo cy'inzererezi, nimumara kumenya kese ye nibwo muragira icyo mubikoraho.
nibwo umuntu yagira icyo akoraho kuko umuntu areba ibimenyetso akarya izo detaye zose kwa mu kihe cyizere muraho umuryango ubabaye utakibona ibyo kurya umerewe nabi ni ikihe cyizere muraho umudamu we n'umuryango we utariho umerewe nabi abanyeshuri barirukanwe murabaye ikihe cyizere nibyo nababwiye icyizere twabaha nababwiye ko njye tugiye kubireba hanyuma kesi y'umuntu akayireba nyine amaze kumenya ngo bimeze gute tuzongere kubabaza ryari meya ntabwo nakubwira ngo ngiye kuwureba ngo noneho ngira iki kuko ntaramenya ngo bimeze gute urumva ntabwo nabona icyo musubiza ngo icyizere ni iki murakoze cyane ibyumweru bitatu ari mu nzererezi mwacyo mubakurikirane mubafashe ubwo tuzongera tubabaze feedback y'ibyo mwabikemuye okay murakoze cyane nyakubahwa meya ngo rero turagushimiye namwe yego afande muraho neza yego nitwa Clement Bagemahe ndi umunyamakuru w'umufreelancer twagiye mu kazi muri Ngororero tuhasanga ikibazo cy'umugabo witwa Nzarana Fidel wafunzwe bitemera amategeko nk'uko umugore we babivuga ndetse n'abaturage bahariya mu kagari ka Cyome mu murenge wa Gatumba hanyuma ajyanwa mu kigo cy'inzererezi sinzi niba ibintu mwari mubizi ese mubimenye murabikoraho iki kugira ngo amaze ibyumweru bitatu ari muri transit center y'Akabayi yongiye mu Burengerazuba bwa mbere iyo ni inkuru duhaye twabikurikirana yego murabikurikirana yego murakoze cyane murakoze nawe sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakazamashusho ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzana ibiganiro byose bishoboka Ibendera TV nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge ibiganiro hirya no hino abahanzi ndetse na comedy ibiganiro ama-interview ndetse kandi uragerayo usanga n'ijambo ry'Imana ibyo byose ni ukugerayo gusa handikamo Ibendera TV maze ukore subscribe like na comment ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV Ibendera TV ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge abanyamakuru bujuje ubumenyi.